Amazi never m'isoko. You've got that beam. You have to give that bro. Yes, undi munsi andi mahirwe. Aba ni babandi rero mutuma tukabatumikira kubatenguha ndiba mu ntego uyu munsi. Guharanira kwacu kwa buri munsi duharanira kubona mubona igituma mwishima. Aho bukeye rero ntimwaramutse nanone kandi aho bwije nimwiriwe. Hari abadukurikiye bagiye kuja kuryama no gushaka kimwe wisasira nk'ijoro kugira ngo bashe gusinzira utuje utunganiwe wishimye ariko bivuye muri ca kindi uhimbaraga mu bituma wishima. Mu mabanga rero atuma abantu bishima harimo n'ishusho y'Isoko TV, ibiganiro by'Isoko TV kuko Isoko TV ni umuyoboro w'ibyiza byanyu byose mushaka. Hanyuma rero murabizi kuko tuba duharanira kubazanira ibitandukanye n'abatandukanye kugira ngo mukomeze mususuruke. Turi babandi rero mutuma tubatenguhe nkuko mubizi. Umukameramani wacu aba yamaze kubikora ni wa mukamezi wakamejeje yitwa Trésor Raban. Tutarinjira mu gikorwa nyirizina murabizi kuko ku Isoko TV tuba tubafitiye ibikorwa byinshi uretse ibiganiro n'iby'ubuzima busanzwe cyangwa se urban life nanone kandi dushootinga amakwe amafoto yo muri birthday baby shower na blood shower ndetse n'ibindi birori by'amateka ubushaka kubikira amateka yayo. Turi babandi bafata ifoto y'umwimerere nziza location zacu ziri hariye ntituzisangiye n'abandi kuko dusavinga abantu kugihendetse na byiza. Nanone kandi turi muri yanyubako rya duka rya Lood Shop kwa Serge na Samantha aho twabashije gushinga icicaro cy'uyu munsi niho twakambise nkambi y'Isoko kugira ngo turushizeho gukomeza kumanura ibyo bikomoka mu isoko. Hanyuma rero kuri kamera uyu munsi dufite itandukaniro ritandukanye n'ibyo mwari mumenyereye. Tuba dufite abahanzi, abakinyi b'amafilme, abapasteri, abavuga butumwa, abaduha ubuhamya ariko nanone uyu munsi twakiriye umunyamakuru mugenzi wacu. Abaye umunyamakuru wa kabiri ugeze kuri kamera z'Isoko TV nyuma y'uhatambukije ibikorwa bye bya BMC East African. Ubwo twaganiraga nabo ku mishinga yabo muzukuri. Iyo tuvuga ibi murabizi kuko turi babandi banterura duterurane tugere iyo tuja kuko ntidusigana mu rugendo tuba turi kumwe nabasangira ngendo badatenguhana. Niyo mpamvu rero twazanye umunyamakuru mugenzi wacu ngo byibuze agire ico abaganirira. Hanyuma rero tukibivuga channel yitwa Igipindi Show cyangwa se Igipindi TV. Ushobora kumugana kuri channel ya YouTube ukareba Igipindi TV ugakurikirana ibikorwa byiwe. Hanyuma rero tutaragira ibyo tumubaza mu bibazo by'uyu munsi mukamezi wacu abakiri kuri drip azamuka atwereka umuteguro umunyamakuru. Burya ngo ntabwo ari abaririmbyi gusa baba bateguye nabo abanyamakuru tuba twihagazeho. Hanyuma rero kubw'uyu munsi tumuhaye kaze kuri kamera z'Isoko TV muvandimwe kuko twisanitizinze tuja kwinjira kuri gate ya Lood Shop niyo mpamvu tubashije kuramukanya. Hanyuma rero watangira wibwira abadukurikiye nanone kandi natwe tukubwira ngo kaze wisange ku Isoko nk'umuyoboro w'ibyiza by'abadukurikira. Baje kubashimira abantu bose bakurikiye Isoko TV namwe mwadutumiye. Amazina nitwa Isaac Mandela iryo niyo mazina yanjye azwi kaba nandi nkoresha ubuzima bundi bwa social media nka Rico Pass ndetse na Remedy. Ayo ni nka mazina yanjye nkoresha ariko amazina yanjye ni Isaac Mandela.
Isaac Mandela nk'umusore w'ijwi ryiza ukunze kuzamura ijwi iyo ari imbere ya kamera ndetse no kuri microphone ndetse ukunze kureba cyane muri kamera iyo ari kureba abamukurikira. Mu by'ukuri ndamukunda kuko iyo tuganira turizihirwa ndetse tugasabana kuko ni umusirimu w'umuhanga ndetse w'umusava. Rero uyu munsi ati nitwa Isaac Mandela. Nk'umunyamakuru byibuze tuganirire umuntu Mandela kugira ngo witirirwe izina Mandela. Turaganda dukora ku mateka kuko uri umunyamakuru. Mandela umuzi wiki byibuze amateka ya Nelson Mandela kuko ndatekereza benshi niho bakomora izina kuri Nelson Mandela umuzi wiki nimba hari amateka yiwe make uzi byibuze. Ya kuvuze n'ubundi nibyo. Mandela ni umugabo ukomeye wabaye muri Afrika, n'umuperezida wa South Africa. Twe bari twitiriye kubera ko twavutse igihe yari atabaye agiye kuba perezida muri South Africa. Yaharaniye uburenganzira bwa muntu, aharanira uburenganzira bw'abanyafurika muri rusange, yemera akarengane ndetse yafunzwe imyaka myinshi kubera ico kintu. Nelson Mandela no umuntu twasalute, no umuntu ukomeye cyane, ari one of the legends dufite muri Afrika ukomeye. Ati Nelson Mandela ntiyashaje cyangwa se ntiyasize cyangwa se ntiyapfuye, ahubwo Nelson Mandela ibyo yakoze birivuganira kuba twitwa abanyafurika duhabwa agaciro nk'abantu, twariswa abantu kuko mbere tutafatwaga nk'abantu, harimo uruhare rw'intwari Nelson Mandela. Hanyuma rero ikindi nakora nka recommendation yenda n'abantu bose bitwa ba Mandela n'abantu b'abahanga. Ya umuntu wese witwa Mandela ntago amupfobya ngo bikunde. Ya wow, aho ngaho urahita untera kukubaza ikibazo dusobanurire ubusobanuro bw'ijambo ubuhanga. Ubuhanga niki? Ubuhanga ni ubwenge, ni ikintu Imana iba yaraguhaye, ni natural gift uhabwa n'Imana, noneho ukagira ubwo buhanga buva mu mutwe. Ubuhanga nta batitwa ba Mandela barusha bafite amazina Mandela ubuhanga. Ya ufite uko ni nko kugira ngo wenda mwumve agaciro k'iryo zina. Ya ariko ufite hari n'abandi babahanga kuresha. Ati ndi ya ntwari idaterwa ngo iceceke kudefanda izina Mandela, suko abandi tuba tubasize inyuma, mwese muri abahanga ariko gusa kwa rugusigasira agaciro k'izina Mandela. Ati Mandela n'abahanga, namwe ba Mandela ho muri mudukurikiye mwubahwe. Hanyuma rero hashize igihe kitari kinini hariho video iri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga ku ma groups WhatsApp y'abakecuru bashutinzwe na kamera z'igipindi cyangwa se z'ikinyamakuru cyanyu, aho mwabasubirishagamo amagambo ndetse bitakiriwe neza muri societe y'abanyamurenge, haba mu miryango aho Babakecuru baturuka ndetse no muri societe y'abanyamurenge. Abantu benshi bibajije ku byabira bintu ariko bakavuga byakozwe nande, uwo muntu bamwe bamwisa amazina bakeneye n'abahungu b'ibirara n'abahungu bizaduka kubera iki bakora ibi bintu ku bavyeyi. Ico kintu wacakiriye gute ndetse nanone bidatinze wahise uyikura ku rukuta rwawe cyangwa se kuri channel ya YouTube? Byibuze hari abantu batamenya aho byarangiriye ariko batari banaze uwabikoze, bakavuga ati n'abantu gusaba baraho. Ariko uyu munsi rero uri imbere ya kamera z'Isoko TV kugira ngo byibuze ugira ico sobanurira abo bantu kubwira video. Ni video navuga yaguhaye experience nyuma yo kwifata, wayikuyemo irihe somo ndetse no kugira ngo ugere ku rwego rwo kuyikuraho, byo byatewe niki? Ya murakoze. Mbere na mbere twatanga excuse kubabonye iriya video. Ubundi ninjye wari mu kamera, ninjye wari cameraman, nari kumwe n'undi mutipe uri gukoresha umunyamakuru mugenzi wanje dukorana. Hanyuma dusanga abakecuru ahantu bari bicaye hanze, hari masaha afternoon, noneho tuganiriza abo bakecuru kuko twebwe content yacu twibanda kuri general literature cyangwa se ubuvanganzo rusange bwo dukuramo experiment zigiye zitandukanye. Ubundi ni social experiment, ibyo bita ibikorwa mboneza mu bantu cyangwa se igaragazwa mboneza mu bantu, kuko twebwe twibandaga ku gipindi ko kubyumva n'urwenya mbese muri rusange amaryogo. Ubundi ni nkayo content twagiraga, aho tugenda tuganiriza abantu kugira ngo tubone social experiment ndetse duteze imbere na community yacu. Rero ni kubwiyo mpamvu twafashe intambwe dusanga abakecuru hariya cyari kigenderewe cyane, so kuvuga no kubasebya cyangwa ngo tube twatuma bagaragara kuri kamera bameze kuriya. Icyari kigenderewe cyambere twabashakagamo amateka y'abanyamurenge. Icya kabiri twabashakagamo ari amateka y'umuco, twabashaka ngo babigishe ibintu byo gutsinda kuko hari video yabanjije mbere y'iriya twashizweho y'amateka y'ukuntu batsinda kiriya gihe cya kera.
then tubakoresha n'ibindi bijanye n'urushako rwa kera n'ubwo ayo mavideo yose ari kuri YouTube channel Igipindi TV. Noneho tugiye gusoza ikiganiro uriya musore anyuzamo kariya kantu ko kubabaza umunyamakuru ati muvuga subscribe uvuga like utuntu nk'utwo nyine dukoresha kugira ngo abantu bakurikirane Igipindi. Rero nanone kiri muri content yacu y'urwenya noneho turabona ari akantu keza abantu benshi karabashimishije cyane, ariko noneho abantu bakabonye kuko niko nabanje gushiraho ntarashiraho ibindi bahita bakabona nabi, feedback zitangira kuza ari mbi, abantu banyandikira inbox, abantu benshi baturuka abatuye isi yose, abatuye Australia, America na membership batuye mu Rwanda n'ahandi batangira kugenda bambwira ati biriya ni biki mwakoze, ni nko gusebya ababyeyi. Noneho ndije mbanza kwidefanda vuga ati se twe nta hantu twishe, nta gikorwa kiri mu isoni twavuze, kandi twebwe tuzi guidelines za YouTube n'ibindi ofete turabona nta kintu kibi twakoze. Ariko noneho bakomeza kutwumvisa ukuntu twakoze amakosa tugeraho, kuko baravuga ngo bugabo butisubiyeho buzarububwa. Baravuga ati ofete reka kino kintu twongere tukirebe, kuko ikintu abantu bagarutseho abantu bazima yenda caba ari kibi. Ni muri urwo rwego twongeye kuri checkinga tubona bidakwiye yenda kubera, ndetse twabanje gutriminga video tuyikatinga ahantu barimo baseka bishimye. Noneho bikomeza gusakuza, noneho tuyikuraho permanently. Twakoze review y'iriya video tubona yenda ari ibintu bitari byiza. No, I'm sorry for that. Twayikuyeho nta kindi kibazo. Mu by'ukuri ati uko byagenze kose turasoza dusaba mpore cyangwa se mutuye radi mu Giswahili cyangwa se I'm sorry kuco twe twakoze. Abantu ntibari kureka kuyivugaho, ariko nanone nawe utangiza uravuga ati nje nari kuri kamera umunyamakuru mu bibazo yagombaga kubaza kuri content y'umunsi aza kwinjiza mu karakara, ariko se nkawe noneho mukamezi wagombaga kubikamera mwicaye mu cyumba cyanyu cyo gutunganyirizamo amashusho kugira ngo mubigeze ku mwanzuro wo kubishira hanze kuri channel yanyu. Mwari mwabonye ko bikwiriye kubwanya uruhande mushingiye kuri izo guidelines za YouTube cyangwa? Ubundi ninjyewe editinze ziriya video, editinga nkuramo utuntu tuba tudakwiye cyane ndukuramo, noneho postinga agace gatoya ndagakatinga ngashyira kuri status ya WhatsApp. Abantu baragakunda cyane kandi bagenda dusevinga muri phone. Ni naho cyane cyane yagaragariye. Noneho tubona twebwe nta kibazo kuko yari muri content y'urwenya. Tubona umukecuru avuze subscribe ni ibintu biri fani. Ubundi mu bihugu biteye imbere iyo usetse umukecuru cyangwa se umuntu w'imyaka ingana kuriya baraza bakaguhemba ngo wakoze ikintu cyiza, ariko twebwe kubera community yacu itabyumva baradukondana ati wayi kubera ko wakoze ibintu nkabiri. None muranenga ababakondana kubera kuko gatuvugire muri no community yacu, uranenga umuntu ushobora kukubwira ati iki kintu mwakoze sico. Mu by'ukuri kuri YouTube party yanyu mwebwe partnership yawe nka The Owner of Igipindi TV na company ya YouTube nta kibazo cyari kirimo, nta kosa ririmo, ariko nanone kandi gusigasira ishema cyangwa se respect icubahiro cy'abari ababyeyi abava mu miryango yabo abana babo bo babifashe nko gusebya ababyeyi babo. Ico kintu uremezanye nabo kuko ari ikosa mwakoze? Ndacemera for now, nayo mpamvu mbisabe imbabazi kuko numva ko ari ikosa kuba barabibonye nabi bakabona twasebeje ababyeyi komite muyenda mu rwego batagomba kujamo kubera community yacu ari nako tubyumva, kuko hari abenshi bagendaga bandika ati muri gushaka amafaranga umusebya ababyeyi. Ufite nta nubwo ariho dushakira amafaranga, umufungo tuba tuwufite dukora business n'ibindi, ariko yari mu rwego imyidagaduro urwenya ko twumvaga nta kibazo niba kaka, kuko ndetse muri bari hari umukaka uvukana na kaka neza. So twasabye imbabazi rero n'abantu bose bayibonye nabi batubabarire, kimwe n'abantu bari babyishimiye batoza ati se ya party yagiye ati kuki mwayikuyeho, noneho bakatubwira ariko turavuga ati twasanze bidakwiye niyo mpamvu twabikuye. Wow, abaswahili baravuze ngo kosa siyo kosa, kosa ni kurudiria kosa. Nuko ngo gukosha ntibibaho, ahubwo gukosha no gusubiramo ico wari wakoze nkikosa. Twizere ko rero igihe cyose noneho muzaje gutaramisha abantu muzaba mwabasobanuriye aho bari bugera, kuko umukecuru we yagutera igipinda ariko atazaho bizagarukira. Niyo mpamvu rero bakwiriye guhabwa ubusobanuro
bw'ibyo bagiye gukorerwa naho bizagezwa muri societe. Ariko kandi nanone natwe turabashimiye gutera intambwe nibigaragaza uburere n'urwego rw'uburyo mukora ibintu nk'abanyamwuga, gutera intambwe mukaza kuri kamera z'Isoko TV, byibuze mukabwira abantu ti cyo twakoze cyasaga nk'ikosa nk'uko mwacakiriye, ariko kandi tugisabiye imbabazi mu izina ry'ababakurikiye. Twebwe kuri barya dushoboye bari abakoze subscribe ku Isoko, ikosa ntaryo tukibabaraho kubera kuko gariho mubivugiye. Ariko nanone namwe mudukurikiye kurwanya uruhande mwumve kuko abari babandi batojwe ikinyabupfura. Avuze ijambo ryiza cyane ati ubugabo butisubiyeho bubyara ububwa. Nukuvuga ngo ntawe bitaniye na cakindi twavuze ngo kosa siyo kosa bari kosa ni koroderiya kosa. Ico rero tugitambutseho kandi turabashimiye kuko mwumvishije inama za benshi kuko kumbuga ninshi za mituwarite z'imiryango byagiye babinengaho. Ariko ico tubashimiye nuko mwabashije byibuze kumva inama zabo mukabikora muri imfura kandi mufite uburere byibuze. Ico narengeye kuvuga kuri ako kantu, ico tugomba kubwira abantu ntabwo twabatunguye nkuko babivuze, kuko hari amavideo abantu bakora nka prank no kuba washutinga umuntu video atari yawe ya nibyo uri gukora then ugahita umushira biriya ni kosa, kuko prank nayigira nani ngenderwaho yukoresha prank uza gusobanura umuntu icyo warimo ukora, kuko hari bamwe bakubwira ati ntugaragaze ishusho yanjye ugashira akantu kameze gapfuka nk'agahu. Ariko twebwe ntabwo twabikoze nka prank, gusa twarababwiye ati tuzabishira kuri YouTube, ariko Babakecuru ufite ntabwo bazi YouTube cyari cyo, gusa baje kumenya agaciro kabyo ari uko byagezeho kandi ari uko abana babo bari kubatuka tese mwari mwasaze mwemeye kuje kuri kamera gute, ariko ntabwo ari cyo twari tugamije. Buriya rero hari umuntu twigeze kuganira arambwira ngo utazi umunyamakuru ngo utazi watuka umunyamakuru buriya kubera ko itangazamakuru rigera kure cyane. Of course rigera kure. Bivuga kuko niyo mpamvu abantu tugomba kubasobanurira ico tugiye kuja kubakora. Mwarakoze cyane ico turakirengaho, ariko nanone kandi ibikorwa byanyu ni byiza. Ico nico canenzwe, ariko kandi hari kandi ka video mwigeze gufata ahantu ndatekereza ni muri ziriya area za Dandora nimba atari ya Dandora, aho mwafashe umwana wasaga nuri mu buzima busa n'ubwo yakavideo kafashwe na kamera zanyu z'igipindi, kandi n'umwana w'umunyakenya mumufata ari kumwera amazi mu gasahani, noneho birangira abonye sponsorship, birangira abonye abamufasha binyuze muri ya foto yanyu mwashize hanze. Kiriya kintu nk'umunyamwuga cyangwa usigaye experience yihe utazibagirwa kuba hari umuntu byibuze wafashwe ishusho na kamera yanyu then bikamubyarira kubona sponsorship? Urakoze cyane. Burya baravuga ngo amahirwe ntawe umenya haturuka. Burya ushobora gukora akantu utazi icyo ugiye gukora, hanyuma ukazabona income yabyo. Kariya ni akavideo twafashe mu buryo bworoheje, ntabwo twavuga twari twabiplanize cyangwa ari umuntu wari wabidutumye. Twafashe iriya video uriya mwana ari kunywera amazi hariya mu gasahani, kugira ngo kuko yari nko mu buzima bubi, ofete n'ubuzima bubi tuba dushaka kwerekana ese umuntu uri muri ubu buzima bubi bwo bukene, ese uyu muntu ashobora kuzavamo umuntu muzima. Noneho kwa kundi yumwerekanye ku itangazamakuru cyangwa se kuri social media, hari abantu bamugirira ikigongo, bamugirira zabaye kuri uriya mwana. Hari umuntu umubona akamugirira impuhwe, yarangiza akamufasha, kuko umuntu ntiwafasha utazi, kuko baravuga ngo iyo utazi umuntu ugira ngo ameze neza. Rero iyo utazi umuntu ntabwo wamwumvira. No mu kinyamurenge baravuga ngo utazi agakura baga umutava cyane. Twagakoze mu buryo buri simple, dufatira ya shusho turamuganiriza, hanyuma tugashira kuri social media, abantu bose bakabonye baza kumugirira impuhwe, baramushaka badubaza aho atuye, turagenda dutanga details ziwe kuko bazidusabye, birangira abonye sponsorship. Kandi urabona uwo ni umurimo mwiza naho twakora. Hari abavuga kuko waje aje kumufasha ari nawe ubu ngo mufite yahise amujana mu kigo, kuko yari umwana n'ubundi wari mu buzima busa n'ubwo bamusaba ababyeyi biwe, ababyeyi baremera baramutangashirwa mu kigo cy'amashuri. Hari abavuga kuko hari undi muntu wayisaza yiyitirira kirago ikogwa ari nawe kuri ubushobora kuba ari kurya umusaruro wari iriya shusho. Nukuri cyangwa se ukuri wenda byo ntitubitangira ubundi busobanuro, uratubwira ati ni twebwe turi kurya umusaruro wari iriya shusho cyangwa ni uwagiyitiriye? Biracari mu nkiko. Cyo kibazo sinashaka kukiririvinga hano, ariko ufite hari ukuntu byagenze, habaye nk'akantu kabaye by'ababyeyi, kuko yuko zikorwa cyiza
hari umuntu ushaka kucitirira abakunda byahiye hari abantu bakunda byahiye cyane cyane tw'abanyamakuru tugira isonga burya ushobora gukora ikintu cyiza noneho wa muntu yabona wakoze igikorwa cyiza kandi ugiye kugikuramo umusaruro ashaka ukuntu yagukubita agapapu ngakijana rero hari abantu bashatse kukucitirira n'ubu nibo bari kuvoma navuga ko nta kintu ngiye nakuyemo ariko umugisha wo gufasha uriya mwana ariko ndabirekonesa cyane kuba narakoze kiriya gikorwa erega twebwe ikintu dukora muri media ntabwo tuba dushaka cyane amafaranga n'ibindi bituzaho erega dufasha n'abandi kuko iyo ukora neza uzagenda neza izigukurikira wagiye kuko renda niba tutaravomye kuri iriya gikorwa kandi ari twe twagikoze tuzabona muzavoma mwebwe rero mudukurikiye ku Isoko TV tubibutse kuko uwo tuganira ari Isaac cyangwa se Mandela umunyamakuru wo ku Gipindi ubwo ni channel ya YouTube yatubwiye kuko mu migabo n'imigambi bafite byinshi bageza ku bantu babo harimo ibiganiro ndetse hari n'izindi projet nshasha bashaka kuzagenda banyuza kuri channel yabo rero kugira ngo utazacikwa n'ibyo bikorwa byiza mugerageze byibuze musimbukire ku Gipindi TV cyangwa se Gipindi show mubashe gukora subscribe kuri wa wundi ukibona ibara ritukura hasi cyangwa se ry'umutuku mubashe kubazamura mu buryo bumwe n'ubundi ubu ni bwa buzima bwa nterura ngo duterurane kugira ngo tubashe kugera iyo tuje buri umwe wese ashobora kuba ikiraro cunde cyane kuko burya n'ikiraro kitazakiza gusa ngo giterekwe hejuru y'amazi ahubwo kibanza kubakirwa nabyo ibindi bigifata nk'ikiraro nanone kandi wa musingi w'ibifata ikiraro nawo wubakwa handi kugira ngo nawo hafate umusingi w'ikiraro nanone kandi umusingi ufashe umusingi w'ikiraro ugira handi ufashe kugeza ndetse kubwira ubw'Imana kuko nirema niyizi ibanga ryahishe imbaraga za buri kimwe cyose rero nashaka gusobanura uburyo bwo gushigikirana mu buryo bumwe n'ubundi nk'umunyamakuru turi muri industry nyamurenge abanyamakuru b'abanyamurenge uyu munsi byibuza abantu bari ku rwego rwiza turi kugenda tuzamuka uri kubona gute cooperation cyangwa se ubusabane bw'ibitangazamakuru byacu ni zihe mbaraga zisabwa kongerwamo nihe hakiri intege nke twashigikirana nk'abanyamakuru kugira ngo byibuze tuzamure ibiri ngombwa gucisha muri media nk'abasore bahagurukiye kuzamura impano ziri mu banyamurenge ndetse n'ibikorwa bya kinyamurenge icyambere navuga industry yacu iracyari hasi y'itangazamakuru icyo twagasabwa ni ukugira ubumwe ndetse tugakundana tugafashanya kugira ngo media yacu igire aho yagera ndetse tugafashana abasore bafite impano zo guhimba aba underground n'abandi bafite ibyo bitekerezo bitinya kubikora kuko twebwe hari ikintu tugira nk'abamambre cyitwa ngo nukora ikintu mwije muri industry yose iyo ari yo yose yaba ibinyamakuru yaba iyo kuririmba yaba ubukinnyi bwa filime bahita bagufata nk'ikirara noneho umuntu kubera ya reputation ufite abenshi bakagira isoni yo kwinjira muri iyi game ariko ngenda babwira ko umuntu wese wiyumvamo impano yayishira ku mugaragaro natwe itangazamakuru tukamufasha akagira hagera akageza ndetse ibyo bitekerezo mufite mu mitwe yanyu mudashaka kugaragaza mutinyuke ibyo bintu turabishaka kugira ngo twubake community urabuzi twebwe turi ubwoko butoya bakeya ugereranyije n'andi mahanga tugomba gukora cyane kugira natwe tugaragare nk'abandi kandi uko tugaragara niko tuzagera kure icyo nasaba ni ubumwe bw'itangazamakuru kugira ngo cyane cyane twebwe kugira dufashe abahanzi ndetse n'izindi kariyeri zose akiri kuri ico ngico nongere kandi mbibutse ku ishusho y'Isoko TV murabona umukamezi ni wa wundi ni Raban ariko nanone kandi tuhanyuza ibikorwa byinshi cyane kuko Isoko ari umuyoboro w'ibyiza byanyu byose bishaka kuba ari mu gihugu ca Kenya mu mujyi wa Nairobi ushobora kubura Kitengera ubwo ni hanze ni muri Kajiado ndetse na Rongaye Gidurayi Kasarani Kayore Umoja uduce twose dutuyemo abumva ururimi ndimo kuvuga hari Amazon ni umuyoboro uri guca kuri YouTube nani online hari linki mubasha kohererezwa nubwo iri guherekezwa n'izindi nkuru zishaka guca abantu intege kugira ngo batabasha kwitsindira amafaranga yabo n'uburyo bwiza bwo gukorera kuri internet ukabasha kugeninga amafaranga kuko ni advertisement zabo uburi kubakore nakazi ni nko kwiyandikisha ariko rero biragusaba gushoramo ukaba umunyamuryango wabo hari amafaranga bagucharginga nk'umunyamuryango ndetse hari n'umusanzu usabwa gutangirana nk'amafaranga ari basically cyangwa se urugero runaka utangamo amafaranga kugira ngo bashe kubona ayandi kuba amafaranga 3,000 ku munsi ukorera amashiringi 250 kuba amafaranga hajyarimo kategori 6,000 cyangwa ya bitanda y'icenda hariho ya bikaba 9
ya nukuvuga ngo ubu nyine uri gutanga amafaranga 8,000 ugashiraho 5 cha membership ya ni nkuko ubwo rero mushobora kutugana ushobora gusanga Isaac cyangwa se ugasanga njyewe Steven uri muri ira company naje namaze kuyigeramo abantu bari gukorera amafaranga mushobora kureba abantu batandukanye ariko babandi batarabyishurira byivuze ngo bibe byanyuzwa aha abantu bari kubikora neza ni hano ku Isoko TV Steven ndetse na Isaac mushobora ntabwo ari scheme hari abantu batekereza go enda ni company bene zimwe ziza zinzaduka zifata imitungo y'abantu zikahita zifungirana zikirukanga. Iyi ni company ifite contract y'imyaka 5 nkuko batubwiye ndetse bifite na contact za manager wabo ziri kuri application hariya ni ibintu biri ndetse na amafaranga bawa investize yose bawayaga mu minsi 16 izo ni like 2 weeks noneho ukaguma kurya income ya amafaranga ya company ubwo ngubwo mari mpungenge abantu bari kuvuga ngo ibintu bya internet ngo mara gushira maya ngo yakozamo ngo bakayakuramo yewe ndo mu businessman nagiye mu makampu nagiye atandukanye hari zimwe twigeze kujamo mu Rwanda za Telex Free sinzi niba zarageze hano hari zitwa For Life hari zitwa Winyat izozo zasabaga ko winjiza abantu kugira ngo ubone akantu n'izindi za online zirahari nyinshi hari n'izindi zaje hano zitwa Crowd One abantu benshi bayigiyemo ariko iyi ngiyi ico nayikundiye ntabwo isaba ko winjiza abantu kugira ngo ubone amafaranga kandi ifite amafaranga meza kandi ntabwo bayaduha kubusa tuba turi kubamamariza ibintu nurakora udakanze ahandi 20 times uri kukanda 24 turi 24 cyane kuri 2020 mama 24 nakuyama rero udakanze kare akantu nerega Amazon ni hari Amazon nyiri bwite iri ya company ya Jeff Bezos nawe mukire ku isi yose akaba naka ka branch basinye ku ruhande kugira ngo bateze nk'abanyafurika imbere noneho tubamamariza ibintu byabo noneho ukabita ubona amafaranga direct kuko ukanda trip imwe wakandaho rimwe hakaza runaka wakandi niho bibonye uko ukanda niko hagenda haza amafaranga rero abantu bose bafite amafaranga bashaka gushora kuko njyewe nagerageje zino business zo hanze hano hasanzwe nta kintu kigenda ubu ngubu baravuga ngo ubwenge burarahurwa kandi uyibona nkatwe dusobanuka ibintu bya online nibyo bigira amafaranga kuruta ibindi bintu rero kuba twabonye iriya opportunity ntituzigiye izafungira nenema amafaranga umugomba gushoramo amafaranga dande wikubonya yawe ugakomeza ukarya company ugomba kurya urimenge usebe cyane ko babyoroheje umuntu ufite bitatu aratangira ashigwa muri kategori ufite 8,000 aratangira ndetse n'ufite 20,000 aratangira ariko hari charge usabwa hejuru ya company hanyuma rero ayo mafaranga ati uyabona ryari ni buri munsi urakora nanone kandi igihe ukeneye ukaretira amafaranga ya hanyuma rero hano ku Isoko TV umuntu wese uzazana umuntu cyangwa se umuntu azaza agana anyuze muri no advertisement ikorewe ku Isoko TV afite igihembo azagenewe eda ushobora kuzaba ufite ibirori byibuze tukagira uburyo tukugenera packaging nziza ndetse n'iyindi mpano zitandukanye uko uzana abanyamuryango natwe tuzarushirizaho kugira ico tukugenera kumwe uzaba waduhaye abantu kubera kuko uyu munsi turi mu kiganiro nyirizina tubaye tubasabye kugira ngo wasanga Isaac ndetse nanje muvunyi Steven kugira ngo murushirizeho guhabwa service nziza dukomeze dutere imbere cyane kuko isi iri ku muvuduko udasanzwe hanyuma ni amahirwe urabona aya mafaranga cyane ko abantu baza bitinya ngo se bisaba iki nta kindi bisaba kuba ufite gusa M-Pesa cyangwa se undi muyoboro utanga amafaranga ishobora kuba Telecom Money Airtel Money umuntu wese ufite iyo miyoboro itanga ayo mafaranga uri hano mu gihugu cya Kenya wumva runo rurimi na amahirwe muhawe ntibagire ni bya bindi byo kubesha kuko hari business twinshi abantu bagenda babesha ibintu bidahari iyi ni rire ni hot deal ni ibiryo bishushe ukandaho ukabona amafaranga kandi hari ikintu abantu birengagiza hari ikintu batwigishaga segondere ati a good entrepreneur no taking a risk ugateking a risk ukainvesting amafaranga yawe then ukabona income utatekinze risk ntabwo uri good entrepreneur rero ndi waba umushoramari utatekinga risk umushoramari nyawe agomba kuinvestinga atavuze ngo wewe ntawuzuhomba atashoye kandi nta nuzunguka atahombye hanyuma rero tugarutse mu kiganiro cyacu nyirizina hariya ku gipindi byibuze gira ico usangeza ku bafana badukurikiye byibuze projet hariya muhanyuza projet zihe ndetse murateganya n'izihe zindi zo kugira ngo abantu byibuze basangwe hariya bakoze subscribe ibyo mubazanira babiteguye kubyakira
ya ibyiza ni byinshi tuzahakorera kuko ntawe uvuga biri muri future kuko urapropose yenda ntugire ibyo ugeraho ariko mu migambi dufite Ibintu TV ubu nyine content yari hari cyangwa se hari twibanda kuri literature general tugakora cyane cyane muri iby'amaryogo by'urwenya niyo content twibandaho cyane tukigisha n'abantu ibya gakondo y'iwacu by'umurenge tubibutsa imigani migufi tubigisha ibisakuzo ibyo ngibyo byose kuko hari abana bavukira mu mujyi batazi ibyo bintu cyangwa utera igisakuzanwa sawa iyo bavuze mu kinyamurenge ngo inkoni nziza yameze ku manga baba bashatse kuvuga ntago mbizi nacibagiwe ariko ibyo byose nari mbizi uyu ni wa mwanya wa Ntarama mu by'ukuri ndishimye kuba naganiriye n'umwe mu bafite bene izo nzozi iyo bavuze ngo inkoni nziza yameze ku manga baba bavuze kirazira umwishwa ni ukuvuga ngo ya nkoni iri ahantu ushobora kujya gutema ukarisika nk'ibyo nyine uvuze hari ibintu byaziraga bitatu mu muco wa kinyamurenge icya mbere kuvuga sobukwe mu izina nk'abari kuvuga sebukwe mu izina cyari kirazira icya kabiri ikindi noneho umukwe kuvuga nyirabukwe mu izina umukwe kuvuga nyirabukwe cyo ni icya kabiri noneho ariko bimeze nka kimwe hanyuma no kuvuga nyokorome mu izina umwishwa kuvuga nyirarume icyaraziraga nubwo yenda ubu ngubu usanga abantu bamwe bavuga ba nyirarume bataye isoni ariko yari kirazira muri za kirazira zindi z'umuco nyamurenge ejo bundi nabonye akavideo katredinze karimo umusaza Kanyamukwengo respect you kandi turagukumbuye agira utahe noneho umuntu atinya kuvuga sebukwe afata kabuye akomanga kunoza aravuga ngo yashaka kuvuga ko sebukwe ari rusako kandi rusako nawe respect you muri abantu twubaha hanyuma rero tukiri mu kiganiro nkuko Isaac ari gukomeza kudutaramisha dususuruka mwebwe mudukurikiye tubibutse kuko mubatuye mu gace ka Nairobi nanone kandi hariho yitwa Ebeneza Studio. Ebeneza Studio ikoramo umusore w'umusirimu w'umusaje kandi uzi byinshi w'umuhanga mu by'ikoranabuhanga yitwa Kelly. Bakora iki rero? Barafotora mu makwe, mu baby shower, blood shower ndetse n'ibirori bitandukanye, ama anniversaire barabikora ibyo byose kandi babikora neza ku rwego rwiza ndetse bifite quality nziza. Ebeneza Studio iherereye mu gace ka Imbakasi ahazwi nka Kayore, mu gace rero gato muhagize Kayore hitwa Nyamavira, uvuye ku muhanda wa bayita Kayole Spine Road, noneho ukinjira ku kabari ka Nyamavira ugakomeza umuhanda wamenyekanye nko kwarora ugatambuka imbere ahitwa Secreto nuko ni muri Nyamavira niho Kelly akorera mu ka etage gahari hariho n'umuntu wamenyekanye mu gudoda amabubu. Hanyuma uwo Kelly rero akora iki? Bahakora n'ibikorwa by'irembo ubwo ku bantu bashaka passport z'inyarwanda bari hano mu Rwanda. Abanyarwanda muri hano mukoresha ibyangombwa by'u Rwanda muri hano mukeneye byibuze kuri renewinga ama passport yanyu cyangwa se kwesaba, Kelly afite ibikorwa by'irembo hariya muri Ebeneza Studio. Ebeneza Studio hamwe namwe ibagezaho service zanyu. Hanyuma rero tugana ku musozo bwana Isaac. Cyane kuko mudiringa n'ibintu by'umuco ndetse no kwimutsa abantu no kubakumbuza ibya gakondo. Ni nk'iki ubwira urubyiruko rw'uvukira imahanga ariko rw'imurenge kubijanye iriya ubakangurira iki byibuze mu kubakumbuza iwacu? Ni nk'ibihe? Baravuga ngo amazi arashuha ariko ntibagirwa iwabo wambeho. Rero nubwo turi imahanga ntabwo bidukuraho ubunyamurenga cyangwa se ngo twibagirwe gakondo yacu, kuko urabizi ko muri literature haba harimo n'ikintu cya gakondo. Harimo gakondo icyo bita costume, hakabamo icyo bita language, ururimi, gusigasira ururimi kandi mukarukomera. Erega community idafite ururimi ntabwo ibihari. Ndetse tukagaruka no mu bindi byinshi by'umuco, biriya nibyo bitwibutsa gakondo yacu kandi tukayikumbura kugira ngo n'igihe nikigera nidutaha cyangwa se abana bacu bazamenye ko ari aho twavuye kandi dukomeze ubwoko bukubakika kubera gakondo yacu. Rero umuntu wibagirwa gakondo ye ntabwo aba ahari. Rero ni nkayo fondasiyo yacu, ngo abantu basigasire ururimi no kuzirikana ibyahoze muri gakondo kugira ngo barushezeho gukomeza kwibuka iwabo. Wow, urakoze cyane. Ati burya ubwoko budafite ururimi ntibuba ari ubwoko. Hanyuma rero abantu mugira tabia mu ngo zo kwigisha abana indimi z'amahanga. Umwana nimba yaravukiye muri Kenya nitegeko ko agomba kumenya igiswahili, ico ngico automatically azahita kimenya. Umwana avukiye muri Amerika azamenya icongereza bitamusaba kuja ku ishuri, ariko ururimi
rwa mama ni ngombwa kuko murusigasira no kuvuga ngo mu mago yanyu mwebwe mudukurikiye birakwiriye kuko abana mu batoza ururimi rwanyu bagisohoka hanze bazasabana n'abandi bo muri ico gihugu izurwo rurimi ariko kandi muri munzu muza mukomeza muganira ururimi rwe muhira kugira ngo abana batazibagiwe hanyuma rero tugeze muri wa mwanya wambaza nkubaze ariko kandi tubibutse kuko ku ISOOKO TV mu byo tubakorera harimo amakwe ndetse n'ibirori bitandukanye ariko kandi kirenzeho abakeneye kwamamaza ibikorwa byabo hano ku ISOOKO tubibafashamo ushobora kuba uri hanze y'igihugu ca Kenya ariko ukeneye kwamamaza ibintu byabo tubibutse kuko hano ku ISOOKO TV tubibafashamo kandi tukabibakorera neza bikagera kuri benshi na henshi maze tugakomeza gutera imbere hanyuma rero uyu munsi wambaye flag cyangwa se idarapo y'ikindi gihugu uraza byibuze kutubwira kubera iki iri ariyo flag wahisemo cyangwa se arico gihugu wemeye kwambara nk'ikirangantego kandi byibuze ufite n'igihugu cyawe wagombye kuba wambarira flag yawe ufite njyewe nkunda igihugu cya Amerika cyane nubwo ntawe ukunda igihugu cy'abandi kurusha icyamubyaye ariko cyanje ni ku mutima ufite n'ibihugu bitatu nkunda mu isi yose nkunda Amerika ngakunda Israel ngakunda n'igihugu cyabyaye ibyo bihugu bitatu ibyo numva nakwambara ubwo ngubwo n'utundi nuko nadusize ariko ufite ino ya Amerika nimba ku mutima Amerika hanyuma rero ndaza kukubaza imisozi itandukanye ku musozi wivuga butumwa cyangwa se mwiyobokamana ninde muvuga butumwa ufata nk'icitegererezo byibuze udashobora kurara utumvisha inyigisho ziba cyangwa se utamukurikiye ninde butumwa mu bwoko bwawe cyangwa muri bibiri ahariho hose ukunda umuvuga butumwa mu bwoko bw'abanyamurenge ahariho hose navuze ku musozi wiyobokamana ya baba pasiteri cyangwa se pasiteri umuvuga butumwa ukunze gukurikirana byibuze pasiteri gitwaza ndamutegera kuko hari amagambo y'ubwenge twigisha uwo niwe numva cyane kurenza abandi hanyuma ku musozi w'uburirimbyi mu buryo bwa gospel mu baririmba ikinyarwanda cyangwa se ikinyamurenge n'ikirundi nindo ukunda cyangwa se team numva mbonye ukunda mbonye hanyuma team ministry chorale ni yihe ukunda Foursquare ni biha Foursquare ibi rero ntitujya tubikata kubera kuko ni umwanya w'igitaramo cyambaza nkubaze ati rero mubo nkunda mu baririmbyi beza nkunda Foursquare Foursquare mudukurikiye chorale Foursquare Mandela arabakunda cyane hanyuma rero tugaruke nanone ku musozi wa Sekira indirimbo za Sekira mu bwoko bwacu bw'abanyamurenge ninde ukunda muri Sekira music ufite twebwe n'abantu benshi ba Sekira dufite ariko ufite nka community yacu Galas n'integera kunda Galas hanyuma rero ku musozi w'amajyogo ninde ukunda Kanyamukwe ngo w'imurenge utwigisha iby'imurenge ati umusaza hano abagukunda kandi akuzirikana ku bikorwa bya hanyuma rero tugaruke ku musozi w'imikino ngororangingo cyangwa se sport ukunda iyihe timu nimba ukunda umupira w'amaguru ndewe Liverpool ziraza mu Bwongereza tubwira umukinnyi umwe muri Liverpool I guess urayikunda gusukundi barahira nkunda Liverpool kwana n'ukuntu batsinda batwara ibitego I like them ati timu yose ndayikunda ngiye kuvuga umwe naba naje timu yose nipfobeje hanyuma rero tugeze rero mu mwanya wo gusoza cya kibazo tutaza tureka kubaza umutumirwa waje ku ISOOKO TV ku ISOOKO TV tugira ikibazo tubaza ngo uramutse ugiriwe amahirwe yo kumenya ko ku munsi uri kuvugiramo ari wo munsi wawe wa nyuma ijambo wasigira umuryango wawe ijambo wasigira ubwoko ijambo wasigira igihugu n'ijambo wasigira akarere ndetse n'isi nk'umurage ni irihe rimwe gusa ijambo navuga icyambere nabaza nkitunganya kuko ntabwo mba nzi aho ndi kugana hariho nabanza nkirega ubwite cyane nkitunganya kwiregaga ngo no kwisabira ibihano kwitunganya ofete yandi iyo umuntu umenye ko ari uyu munsi ngomba kuva ku isi uritunganya kwa ukihana kuri Yesu Kristo hanyuma ugakora reconciliation n'abantu wagiye ukosera kuko biratandukanye ese umuntu yihana gute ububaye mu buhe buzima bugusaba ko ugiye kuja gusezeraho utangira kwihana kubera ko utokwihana utarageza ku munsi wa nyuma wawe kuko ngize amahirwe yo kumenya uwo munsi naba ngize n'amahirwe hakarusho kugira ngo nihane kuko hari impfu zimwe abantu za kigafura zikorwa ako kanya utabona umwanya wo kwihana nka accident n'ibindi ariko noneho banteguje bakambwira ayo mahirwe nabanza nkitunganya bafete
kuko fete twebwe hari ibintu dufata nk'ibyaha bitari ibyaha, hari n'ibyaha muri Afurika bitari ibyaha muri Amerika. Kikihe? Ariko byo ntitubitindaho. Ariko njyewe nabanza birahari, nabanza nkitunganya njyewe n'Imana yanjye numva ndi sawa. Noneho nkagira ngasezeraho. Tuvuga rya jambo rero nk'umurage bo kwibukiraho n'irihe? Navuga nka Salomo, navuga ngo kumenya Imana nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Narangiza nkakubwira ngo ikintu ushaka guhisha umwanzi wawe ugishira hano hagati y'amaso yombi hano ku zuru. Ahangaha niho hafi y'amaso, ariko niho amaso atabona. Rero ushatse kwipasa muremure ngo uri kureba ibintu biri kure, birya bintu ikiri kure ukibona neza kuruta ikiri hagati y'amaso. Ati rero ca kindi cibanga mu buzima bwa buri munsi, njewe nabasezeramo ndamutse ngiriwe amahirwe yo kumenya kuko umunsi ndi kuvugiramo ari wo munsi wanje wa nyuma. Ati ni kimwe nuko kirya ushaka guhisha umwanzi wawe utagihisha inyuma cyangwa se ahandi kuko amaso yabona kure, ahubwo wakizana ukagihisha hagati y'amaso, ni hafi y'amaso ariko niho amaso atabona. Ijambo ry'ubwenge kandi ijambo ryiza. Ngico rero igisigo umusizi abasigiye. Ubwo rero igihe azabasiga abo mu muryango we ndetse n'abazamukomokaho niryo jambo abasezeyemo. Nukuvuga ngo izi footage zizabikwa kuzageza kuri uwo munsi. Abazaba bakiriho abasezeye babwira ngo ikiri kure yicu ushaka guhisha umwanzi wawe ntikikaje kure y'amaso. Ijambo ry'ubwenge cyane. Hanyuma rero mu ijambo ryo gusezera abafans bawe ndetse n'abagukunda bose, byibuze bagenere ijambo rya nyuma ryo kubasezera. Cyane cyane nabaza ngashimira abakunzi b'Isoko TV. Isoko bundi Isoko ni iki? Isoko na ahantu ukomora ibintu byose, yaba ari amazi meza, yaba everything bigira isoko. Natwe dufite isoko aho twakomotse. Rero Isoko ni izina ryiza kandi nkunda Isoko TV. Noneho nkaba nashishikariza n'abantu bareba Isoko TV kuza kuyikunda no gukomeza n'utarayikora agakomeza gukora subscribe, hanyuma mukanashikira hariya ku Gipindi TV mukandaho subscribe ndetse na share n'ibindi byose biba bikenewe. Biriya rega ntabwo biba bisaba ikintu kinini, nariko kuri twebwe biba bifite icyo bivuze, kuko hari umuntu naganiriye nawe akambwira ngo yangoza bumva ngo nkishari ngo yo gukanda iyo subscribe ngo agira ngo ubonye amafaranga. Ufite ntabwo ari amafaranga, banze ko tubona amafaranga. Ntabwo yenda n'umuntu bashaka kuntera urwenya, ariko ufite subscribe nijwi rimwe ni nka kujya kwa matora, nijwi rimwe mba ndikeneye kugira ngo ngiraho ngera. Rero wowe ubikoze for free byaba ari byiza, waba untejeje imbere. Kandi nanjye baravuga ngo ubuzima ni ugufashanya, unteruye nanjye mbaguteruye. Ni ukuvuga ngo rero iyo ushaka kugira ngo uzamuke uterura mugenzi wawe, rero ukanza aho ngaho kuri subscribe waba ufashije support nziza, ndetse ugakomeza ugakurikirana n'ibiganiro byacu, kuko amasomo ducisha hariya ni ku buntu kandi abari mu ubwenge buragurwa, ariko twebwe tubaha gratuite. Umuhanzi witwa Danny B uramuzi? Danny B yandamuzi. Yashize indirimbo hanze nziza. Ubwo rero nanje ngukangurira nk'umunyamakuru mugenzi wanje kuzaja gukurikirana Danny B. Yashize inkoni indirimbo hanze yitwa ngo ninje ufite inkoni. Rero nagutanze kuyireba. Habe na yankoni ya Mose niwe wagiraga inkoni, niwe mufashije. Ako abantu bakunze kuvuga ko kuri amujama Danny B yirata. Sinago mbizi, ariko ni umuntu w'umugabo cyane. Ni umuntu w'umugabo kandi n'umwana w'umunyamurenge uzamutse neza. Danny B buriya rero mu bintu bimwe nje namukundiye nuko no mu bihe bya corona yagiye muruzo kuri ntabwo ari kumutwikira, ariko kandi ari muri mu bana b'abanyamurenge bari gukorana bidi kandi byibuze bari gukora kenshi gashoboka. Ubwo rero abanyamakuru musabwa kumusapotinga kugira ngo dukomeze tuzamure tala iri muri gira ubutumwa byibuze ugenera rero abanyamakuru bose bo muri industry ya Nyamurenge. Icyambere no gukunda no gushira hamwe, ugakundana ufite ibintu bya media, ntukagire ngo kuravuga ngo nukoresha uyu muntu. YouTube ni umurima wa twese, ntabwo ari ukuvuga YouTube ubundi keneye ngo buri muntu wese umunyamurenge ahari. Niba ufite content washira kuri channel, fata ushireho channel yawe, niba ariyo no kugira no gusokoza abantu, bereka ukuntu usokoza abantu, baduha ibyo biraka tubamamaza. Iyo ni content nziza kandi umuntu wese yagira ute yamufasha. Rero buri wese YouTube ishishaka muri vision yabo bafite mu myaka 50 iri imbere, ukuvuga ati buri muntu wese kwisi azaba afite channel yiwe, kugira nabo bamenyekana uko twebwe dukora ibikorwa niko nabo bamenyekana. Kandi twihinira rero kuyabanyamurenge gusugira ubutumwa bugufi dusoza ugenera abanyamakuru bose rero bafite abanyamurenge. Cyambere ndabakunda, big up
kubera yuko iyi ni creativity nziza, ni initiative nziza ubwoko bwacu bw'abanyamurenge. Bamwe bagira ngo niho tukibimenya, erega iyi game twayimenye mbere nuko yenda tutayikoze nka business mbere, ariko naka kanya tubimenye, tubihagurukemo kandi dushiremo imbaraga, dushigikirana, ntihakagira upfobya undi. Burya nta kintu icyo ukuboko kutakora ukuguru kwagikora, icyo ukuboko kwacu utakora uru rutoki nubwo ari rutoya rufite akamaro kanini mu rugendo. N'urwara rufite akamaro, urishimisha. Rero ntukagira ikintu na kimwe upfobya, niyo umuntu yaba adafite ikintu for now, umushigikire azamuke, mu myaka iri imbere nawe azagushigikira kandi uzaba umukoreye ikintu atazibagirwa mu buzima bwe. Mu ijambo ryawe sezera rero abadukurikiye. Ndabakunda cyane, muturebe hariya ku Gipindi TV, ndetse n'ibindi byose tuzakomeza tubimenyaneho ntari. Arakoze cyane, mu by'ukuri dusoje tugushimira kuba wemeye kwitaba ubutumire bwacu ubwo twagusangaga muri gahunda zawe za buri munsi tubasha kuganira. Tubibutse kuko aho twari turi ari kwa Serge na Samantha, abo bafite iduka hano Bicenta, bambika neza ba diaspora, babasha gufata ibyo muba mwawodarinze bakabiboherereza aho muherereye, waba uri Canada, Europe, Australia ndetse na Amerika ahatandukanye uri mu Rwanda. Bafite ibintu byiza cyane, ama-t-shirt, amapantaro ndetse na umukamezi wacu araza kugaragaza amashusho yibigize bimwe mu byiduka ryabo. Service zabo zirihuta kuko huri bakugezaho ibintu baragusuplyinga iyo ubuyodarinze. Turaza kubagezaho contact, ushobora guca kuri contact z'Isoko TV ukabasha byibuze kodaringa order kuri rino duka rya Lodge Shop. Hanyuma rero Serge n'umujama mwiza ubasha kubatumikira byibuze, kandi tunabibutse kuko Ebeneza Studio ari studio iri kubikora neza, ibaha amafoto meza mu birori bitandukanye, ndetse ikabafasha no mu bikorwa bya siberi. Baranabahugura ku bafite abana babo bashaka kujya kwigisha mu bashirekeri. Ubwo rero ndabwira abantu baturiye umujyi wa Nairobi, cyane cyane abantu babo Moja na Kayore badukurikira, mujana abana banyu babigishe. Ni umuhanga cyane mu by'ikoranabuhanga, azabatoza computer science n'ibindi bitandukanye. Ariko ikirenzeho abakeneye amapassport abafasha mu bikorwa by'irembo. Kirenze kuri ibyo kandi mufite amakwe, ibirori bitandukanye babasha kubaha service nziza. Hanyuma dusoza rero tubibutse kuko urukundo ruri hagati yacu namwe rudafite ikizadutandukanya namwe. Nanone kandi twibutsa abanyamakuru bose ko mufite umukoro wo gukora iyo bwakabaga byibuze tukagera hose iriya, tukazamura impano ziri mu bana bacu cyangwa se new generation, kuko ubu ni bwa buzima bwa nterura nguterura. Ibaze nawe mbaye ndi umunyamakuru, ukuboko kugatenguha kanwa kukavuga ngo uyu munsi ntago ngufatira microphone, ni ukuvuga ngo ibyo nshaka kuvuga ntibizabageraho. Ibaze rero umukamezi antengusha akavuga ati singufata ishusho, ibyo natekereza gushikiriza abantu ntimwabibona. Rero ni nterura nguterure, duterurane maze tugere iyo tuja. Ciao ciao.